ni gahunda yacu tumenyereye inshallah buri wa gatanu baada al-maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala yadushoboza abantu tukicara tugatanga umwanya niyo yaba ari mugufiya cyane twibukiranya ku magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'amahame intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ariko nkuko bisanzwe abayisilamu, mbere yuko twinjira mu isomo turabanza tukibukiranya gatoya kugira ngo binaduhereze uburyo bwiza bwo kwinjira mu isomo ryacu abayisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aratubwira ngo wa inna ila rabbika lamuntaha, wa inna ila rabbika lamuntaha, mukandi mujye muhora muzirikana ko ku muremyi wanyu Allah subhanahu wa ta'ala ariho ibintu byose bizarangirira. Wa inna ila rabbika lamuntaha, iyi ni aya umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala itakagombye kumuva mu mutwe. Ibyo wakwigira byose, aya ni amagambo ya Allah w'Islam, ntabwo ari amagambo yanjye, ni wahi. Wa inna ila rabbika lamuntaha, bas ukahita ushyiraho akadomo. Ibintu kwa Allah, ibintu byose aho biva bikagera kwa Allah subhanahu wa ta'ala niho bizarangirira. Nta kintu kizigera kibaho burundu. Nushaka ubura umumenyi gute? Wa inna ila rabbika lamuntaha, igihe kizarangira wallahi ubumenyi bwawe bwose burangire bugende umere nkaho utigeze uniga. Ntabwo mujya mubona abantu b'abasaza bari intiti yagera mu myaka za 80 ibintu byose yarabyibagiwe, kwiga ukagira ngo ntabwo yigeze yiga. Wa inna ila rabbika lamuntaha, ibintu byose uko wakwigira kose ujye wumva ko byose bizarangira kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nushaka kugira imitungo itanazwe n'umubare, ariko iyi aya ujye uhora uyitekereza ngo wa inna ila rabbika lamuntaha. Hari igihe kizagera iyi mitungo yanjye nanjye ubwanjye uyitunze tugasubira kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ntabwo ari twebwe dutangiranye no gutunga imitungo abayisilamu. Hari abatubanjirije mu gutunga imitungo no kuyigira, ariko uyu munsi bari hehe? Zararangiye, basubiye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yaba aribo n'imitungo yawe. Aina Qarun? Qur'ani subhanallah iduhereza iri kutubwira umutungo wa Qarun. Wa inna mafatihahu latanu bil usba, imfunguzo zafunguraga ibigega by'imitungo ye imfunguzo gusa. Latanu bil usba, yananirwaga n'abasore b'ibikwerere. Allah ni kutubwira muri Qur'ani, aya ni amagambo ya Allah. Wa inna mafatihahu, mu by'ukuri imfunguzo zafunguraga ibigega by'imitungo ye latanu bil usba, yananirwaga n'abasore. Imfunguzo ubwazo apana twebwe sinzi izi banki zoroheje, ibaza iyo mitungo n'ibyo bigega, imfunguzo zabyo zananirwaga n'abasore b'ibikwerere bo mu gihe cyabo, kandi apana bigihe cyacu abangaba usanga nta ntege bafite. Ariko n'ibyo byose Qur'ani yatubwiye ati fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, yaba ariwe n'inzu ye n'imitungo ye Allah subhanahu wa ta'ala yarabimanuye biramanuka paka hasi byose, yaba ariwe n'imitungo ye byose, kubera kwigomeka ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ni iherezo rya Qarun. Wallahi iyi ni aya ikomeye cyane abayisilamu, ni na aya ngufiya bishobotse niyo utayifata mu cyarabu, ariko wallahi ibisobanuro bye by'Ikinyarwanda ntibizakuve mu mutwe. Wa inna ila rabbika lamuntaha, ibintu byose bizarangira. Hari igihe kizagira nkarangira nkashira. Ya subhanallah, wallahi hari amawidha arenze iyo aya abayisilamu. Wa inna ila rabbika lamuntaha, uku ndi kuvuga aya magambo ndi kuvuga hari igihe azashira. Ntabwo mubona umurwayi, hari igihe tujya gusura abarwayi hariya Allah yapanze ngo aya niyo magambo ya nyuma ntabwo uzongera kuvuga abadan, tukamutwara hara kwa muganga ntiyongere kuvuga paka karinda apfa, ururimi Allah subhanahu wa ta'ala yararwizite yararufunze. Wa inna ila rabbika lamuntaha, hari igihe amagambo yawe azarangira byose bigashira.
wari uzi kuvuga sinzi indimi waragendaga icyongereza ukavuga igifaransa ukavuga ibyarabu ukavuga ibinyarwanda ukavuga shekhe hari igihe bizagenda byose bigashira wa inna ila rabbika lamuntaha yaba ari ubwiza yaba ari imitungo yaba ari icyubahiro byose bigashira abasilamu ikibazo gihariho ubwo ni ukuvuga ngo ibyo nibiramuka bishize birangiye nzagenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala mfite iki zatwara iki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nimba tuzi ko tuzashira abayisilamu n'imitungo dufite izashira n'ubuzima turimo buzashira naho dutuye hazashira n'ibyo tubamo byose bizashira nimba tubyemera abayisilamu ni iki duteganya buri wese ku giti cye azagenda twaye kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nushake ube uri mwiza mu gutinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ntago bizakubuza kudapfa wallahi uzapfa ugende wallahi ntago Mwenyezi Mungu azakubara avuga ati urana umugaragu wanjye ni muja wangu atinya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asoma Qur'ani cyane abyuka amatahajudi afasha abantu ntago namutwara Sheikh ntago wagira takwa kurinza Rasul ntabwo wazagira imani kurusha wa Ibrahim alayhi salam Mwenyezi Mungu yabise Khalilullah inshuti za Allah ntabwo wabishuti ya Allah subhanahu wa ta'ala kurenza Musa Kalimullah yaganirije Allah subhanahu wa ta'ala yumva ijwi rya Allah subhanallah ariko nibyo byose nubwo butumwa nuko gukundwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kungana gutyo igihe cyarageze wallahi abo bose baragenda yaba ari Musa alayhi salam Kalimullah ibyo ni ibisingizo Allah yabise muri Qur'ani wa kallamahu rabbuhu Allah aramuvugisha Allah subhanahu wa ta'ala avugisha Musa alayhi salam ariko igihe cyarageze wallahi Mwenyezi Mungu aramutwara n'ibyo byose hasigara ibikorwa bye yakoze n'ubutumwa bwe n'ibyiza yakoze dusoma muri Qur'an no muri hadithi duharanira kumera nk'abo n'ubwo bwose tutabigeraho ariko tukabisoma tukumva twifuje kumva imico yabo ndetse n'ibisingizo bari bafite zino ntumwa za Allah subhanahu wa ta'ala asa nushaka utinya Imana gute nushaka usari gute ariko wallahi igihe kizagira uzagenda wa inna ila rabbika lamuntaha wa uje wicara wumva ngo hari igihe kizagera mimi nakwenda tu sasa ndajya hehe bura ni ikibazo umuntu akagombye ahora atekereza igihe cyose ibara ningenda hari ahantu bagenda mu kaburi hari ahantu hameze gute buri udasomye Qur'ani nunasomye na hadithi hari n'igihe ushobora no gucanganyirwa hari abantu banacanganyirwa kubera gutinya hari ahantu mu kaburi hari n'abantu batanahemera bakavuga ati wabona hari ariko hari ahantu ibyo batubwira koko nibyo hari ubundi buzima hariya mu kaburi buri ubukweri y'abantu bapfuye hariya mu kaburi hari ubundi buzima abantu babamo bwa kabiri hari abantu batabyemera ariko twebwe alhamdulillah walillahi alhamdu wal minna ubuyisilamu dufite wallahi ni inema butubwira ubu buzima bwose abayisilamu turi impinja ubuyisilamu butwirika ubuzima bwa hano ku isi tubamo n'igihe tuzaba turi mu kaburi ubuyisilamu bukatubwira ahwali y'abantu bo mu kaburi uburyo abantu bazazuka ubuyisilamu buratubwira uburyo tuzinjira mu ijuru uburyo abantu bazaba barimo n'abazaba bari mu muriro uburyo bazaba barimo nta shaka ihari nta mpamvu yo gushidikanya nta n'impamvu yo kwiheba nta n'impamvu yo kugira ubwoba ngo hari ahantu hameze gute ariyo mpamvu mu bamwe mu bantu beza babayeho kubera kumva ibyiza biri mu kaburi hari igihe bifuzaga guhura na Allah subhanahu wa ta'ala bakifuza guhura na Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo mujya mwumva hadithi Rasulu sallallahu alayhi wa sallam atubwira ko hari bamwe iyo bapfuye iyo turi kubatwara kuriya abayisilamu cyagiye tuba turi gufata umuntu hano tumaze kumusarira ari mu ijeneza cyagiye tuba tumushyize ku ntugu zacu tugiye kumushyira ku modokari hariya ngo tumutware aho agiye kuba ubuziraherezo abayisilamu ngo yari umuntu mwiza wari umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala wari ufite ibada wallahi ngo bari kubwira abantu ngo ajiluni wallahi munyihutishe akhi jamani munyihutishe Allah tangiye kumwereka ahantu agiye kujya sio pabaya nta mpamvu yo kugira ubwoba ajiluni munyihutishe ari kubona iswala ze n'ibihembo bye ari kureba tauba yakoze yaricujije kwa Allah subhanahu wa ta'ala imico myiza ibikorwa kwirinda ibibi byose yakoze ari kubwira abantu ajiluni hadithi iratubwira ati wallahi ngo ntaba bari kubyumva yari amajwi yabo buretse ibi biremwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahaye kutavuga nibyo byumva yari amagambo buriya zino nyamaswa abayisilamu n'ayo matungo yumva maajabu
ariko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ureba hikima yakoze yabyimye kuvuga. Iyo biza kuba bivuga byakagombye kuba bitubwira ibintu biteye ubwoba cyane, ariko maskini byumva ibintu biteye ubwoba bikabona n'ibiteye ubwoba ariko ntabwo byabasha kubivuga. Ariko twebwe Mwenyezi Mungu aduhereza kumva no kuvuga, ariko atwima kumva ahwali za biriya biremwa iyo byapfuye amagambo babirimo kuvuga abayisilamu. Ajiluni munyihutishe kubera ibada, kubera ibikorwa byiza wari ufite. Wa in kana ghayra dhalik, nguye yari umuntu mubi apfuye nta tawuba taricujije kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ariyo mpamvu tubwira abantu b'Islam ikibazo ntabwo ari kuba umuntu yarigeze gukora ibyaha, twese twakoze, ahubwo ikibazo giteye ubwoba cyane wakagombye guhora ufite ubwoba kurenza kuba unafite n'icyaha ubu ngubu. Nzapfa gute? Nzapfa narakoze tawuba Allah nyishimiye cyangwa ukomeze gutya ushobora kubipfiramo? Aho niho hateye ubwoba b'Islam, kuko Allah Subhanahu wa Ta'ala yakira tawuba. Ibyaha byose twaba dufite byose Allah Subhanahu wa Ta'ala bitari kutubabarira, ahubwo nzapfa gute? Kaifa sa'amut? Ibyaha saba turabifite, aha tuzabipfana. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Aho niho hatari b'Islam. Hari igihe umuntu aba mu byaha kubera kuryoherwa nabyo, n'igihe cyo gupfa wallahi akibagirwa tawuba, kazasanga ibyo byaha yarabipfanye nabyo, urupfu rukamutungura kiri mu maasi, akibereye mu byaha bye. Aho niho hateye ubwoba cyane kurenza ahandi hose b'Islam, kubera ko nta yindi tawuba izongera kuba nyuma yo gupfa kwawe, birarangiye, umuryango urafunze. Ariko iyo umuntu akiri muzima uko twamubona kose, ebana fulani muzinifu, ntumucire iteka, amahirwe aracyahari, ashobora kuzakora tawuba akaba mwiza kukurusha. Ebana fulani haswali, shekhe ntumucire iteka, ashobora kuzakora tawuba agasari agapfa afite imani kurenza wowe. Fulani ntumucire iteka. Ikibazo gikomeye cyane, kaifa sa'amutu, ni gute nzapfira muri iyi hali, ibyaha byanjye zabipfana. Aho niho hateye ubwoba b'Islam. Sasa yatari umuntu mwiza, umuntu ngo abari kubwira abantu ngo aina tadhhabuna bi, wese murimo kunjana hehe? Barimo kubwira abantu bamutwaye aina tadhhabuna bi, kubera ubwoba bwahanagiye. Murimo kuntwara hehe? Nsize abagore banjye, nsize imitungo yanjye, nsize akazi kanjye, ubu kweri u Rwanda ndarusize. Sheikh wallahi barakubwira ngo nta muntu upfana agahinda nk'umunyabyaha w'Islam. Atekereza igihugu yararimo burya gisize, agatekereza agace yararimo burya gasize. Ntabwo nzongera kureba Rubavu, ntabwo nzongera guca mu mihanda, inshuti zanjye, abavandimwe banjye, abantu bari banzi bose ubu birarangiye, potelea mbali. Abana bagiye kukwibagirwa. Ubu hari abana bafite base batanazi bagiye kera zamani, baramubwira ati papa we yarameze gutya na gutya, yapfuye akiri n'umusore, hamjue hata byararangiye kera. Nawe hari igihe bizamera gutyo, bakajya bakubwira ati bana papa wawe yarameze gutya, yitwaga gutya na gutya, hamjue, bakajya bamukurangira gusa tu. Bayisilamu dutekereza ko hari ibihe tuzabamo bimeze gutyo cyangwa turabyibagirwa. Bakajya bavuga ati bana urabizi bana fulani bana yarameze gutya, bakagushanyiriza uko yarameze. Ebana ko twumvise ko hari umuntu witwaga gutya na gutya, yarameze gute, bakakwereka ifoto, wallahi dore maskina, oh mashallah ni gutya yarameze, kweri yakunda, yarafite ubwanwa mashallah. Byararangiye, warashize burundu, waribagiranye, ntuzongera kwibukwa abadan. Yaba ari n'umudamu, yaba ari n'abana, n'umubyeyi akakwibagirwa. Iyi Qur'ani nimba iduha isura, Qur'ani iduha ishusho yo ku munsi w'imperuka, aho Qur'ani tubwira ngo yawma yafiru al-mar'u min akhi, aho umuntu aziruka inshuti ye, umuvandimwe we, wa ummihi wa abihi, akiruka agatanyina agatanase, wa sahibatihi wa banihi, agata umugore we n'abana be. Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, ngo kuri uwo munsi buri muntu wese azaba arimo kwireba, nafsi roho yanjye ya Allah, umutima wanjye, koroka kwanjye ya Allah. Allah atangira kutwereka urugero rwabyo tukiri hano ku isi. Ibyo ngibyo bizaba ku munsi w'imperuka, Allah atwereka imifano yabyo tukiri hano ku isi. Ubu hari umugore ushobora kubaza n'umugabo akakubwira ati wallahi byararangiye tayari, nta nubwo kinamuvuga. Hari igihe umuntu apfa ugasanga mu munsi wa mbere aracyari kumuvuga umugabo wanjye bana, bamubaza amakuru, mume wangu Sheikh, ukwezi kumwe abiri umwaka, bikazagera n'igihe no kumuvuga no kumwibuka no kuririmba byararangiye tayari, yaragiye.
haje undi mugabo amukorera ibirenze by'umugabo wa mbere yanamukoreraga ahubwo. Subhanallah, muraribi yisuku risuzuguritse abayisilamu. Rimwe na rimwe yaba aryamanye n'umugabo we, umugore akamubwira ati wallahi mashallah wowe umeze neza kurusha n'umugabo wanjye wa mbere, mashallah, wallahi akamushimira mashallah. Kandi iyo Allah subhanallah, Sheikh, iyi dunya hamna lolote Sheikh. Dusabe Mwenyezi Mungu aduhe gutinya Imana, Allah subhanahu wa ta'ala azana dushoboze dufite taqwa na tauba. Ariko wallahi isi nta gaciro ifite abayisilamu. Umugore akwibagirwe ajana kuvuga bitandukanye, ariko bwira umugabo we wa kabiri wamurongoye, ngira umugabo wa mbere nkaho yankinishaga abantu. Subhanallah, nta kutagize mukiri kumwe wallahi akubwira ati hani sinzi ibiki n'ibiki, Allahu akbar, ukamara isafari ukaza nta kutagize ibyo byabize mashallah, unaleta makanzu sije unaleta makado nini, la ilaha illa Allah. Rimwe na rimwe hari n'abagabo banapfukamira abagore mashallah kubera urukundo rwinshi, ariko umusaba nini, subhanallah, la ilaha illa Allah. Ariko wallahi ukwezi kumwe amezi abiri isi ikahita imwereka ko hari abandi bagabo bari bahari bamurenze, wallahi akakwibagirwa burundu, ukamera nkaho utigeze unabana nawe. Mwemeramana ibintu nk'ibi ngiye bagiye abitekerezaho kenshi, hari uburyo yafatamo ino si bayisilamu n'uburyo yayitwaramo bayisilamu. Nta kintu cya mbere yani kitwibagirwa nk'iyi si. Iyi si iratwibagirwa n'ubwo bwose tuyikururaho tukayizirikiraho tugashaka kwigira ko tuyikunze, turi abantu bahatari bayisobanukiwe, wallahi nta n'ikintu kinatuzi kimera nkaho kinatuzi nk'isi iyo tumaze gupfa abayisilamu. Iyi timera nkaho nta nubwo wari uzwiho wabeshaga, wari uri baringa wowe, narindi umuyobozi ukomeye, sinzi narindi Sheikh, umara gupfa isi ikakwereka ko wowe wari akadomo mu nyanja mu bantu bari bahari ku isi bakomeye banazwi. Siku mbiri tatu ibiri bakavuga bikarangira. Nta kintu cya mbere kitwibagirwa nk'isi. Iyo tuvuze isi harimo imitungo yacu, harimo abagore bacu, harimo abavandimwe bacu, hari abantu bose tubana nabo. Wallahi nibo bantu ba mbere batwibagirwa iyo tumaze gufa abayisilamu. Nimba ushaka kubireba uzabirebe, iyo tumaze guhamba umuntu wallahi ubona abantu bahise bamera nk'uduhene bazituye wa tumaze kumushyira mu gitaka. Harimo umwana we hariya, harimo mukuru we, harimo bosi we. Muzajye mureba uburyo abantu bahita birukanka. Sheikh, ntawe ushaka gutinda hari ahantu. Sheikh arangiza kuvuga ijambo gusa tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sheikh buri wese mu modokari ye, bana reka mfati imodokari, ibiparu ibindi biganiro, abantu twita twibagirwa. Iyi modokari waje mwagendaga muri kuvuga amayiti mugiye gutwara, ariko wallahi yo muri kugaruka buri wese muza muri kugaruka mufite ibindi biganiro bya kabiri, mutari no kuvuga mumaze kumwibagirwa khalas byarangiye. Uwo mwibagiwe yari umuntu umeze ute? Mashallah, yari umutunzi ukomeye, mashallah, yari afite amayitaje, mashallah, ariko basi ibiganiro bise birangira. Umuntu tumaze gushingwa, mashallah, yari sheikh, yari umuyobozi ukomeye, ariko byose bise birangirira hariya basi. Iyi niyo si bayisilamu. Sasa tugiye twibuka uburyo tukabitekereza uburyo ino si itwibagirwa n'abantu bayo bayiri mu buryo batwibagirwa. Harimo abana bacu, abagore bacu, imitungo yacu n'ibyo dutunze. Twakagombye gushyira imbaraga cyane hari ahantu tuzajya hariya tuzajya abantu baratwibagira. Cyagiye abantu bazatwibagirwa, abagore bakatwibagirwa, abana bakatwibagirwa, isi ikatwibagirwa, iyi Rubavu ikatwibagirwa. Hari umuntu uvuga ati bana iyi Rubavu yanjye mashallah majengo nini Sheikh, byose bizakwibagirwa. Iyi Rubavu umva nyuma yo gupfa kwawe izaturwaho n'abandi bantu amamiliyoni, nta nubwo izamenya ko bigeze unayikandagiraho. Ahubwo ubukweri uyu muhanda abantu tumaze guhamba, uyu muhanda ujya wibuka ko bigeze no kuwunyuramo Sheikh? Uyu muhanda wakwibuka ko bigeze banahanyura? Ntacyo wahinduye mu muhanda Sheikh. Ntabwo wapfa ngo nituza ngo tubone hari ukuntu umuhanda wahindutse, ebana ngo hangana fulani yarahanyuraga ngo none ntabwo akihanyura ngo biragaragara ko hahindutse. Sheikh, hazanyura n'abarenze wowe, ariko bazagenda wallahi basigisi, ariko hakundi ntacyo yigeze ahindura. Qur'an iratubwira qawmu Fir'aun, bari abantu bari ibyigomeke bikomeye cyane. Allah subhanahu wa ta'ala kimara kuboreka yaratubwira fama bakati alayhim as-samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin.
wama kanu munzarin fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu, ngo isi n'ibirere n'isi ntago byigeze bibaririra. Fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu wama kanu munzarin, nta nubwo bigeze banarindirizwa, nta na gato. Towa mbio vuba. Iyo tuvuga ngo isi n'ibirere ntago byigeze bibaririra, bimana abantu bisi twebwe abantu ntago twigeze tubabaririra ngo bagiye. Twarize ibyo kubeshya gusa, ariko nyuma y'igihe turagenda turibagirwa. N'abamarayika ntabwo bigeze bahungabana ngo kubera ko bapfuye. Kubera ko isi yabayeho ibintu byinshi ku buryo wowe itakuririra. Wowe uribaza abantu isi maze guhika bamaze gupfa. Urabuzi Abayisilamu? Allahu a'lam. Kuva Allah yatangira kurema abantu kugeza ubu ngubu abantu bari hano ku isi, ntawe uzi umubare wabo. Abapfuye n'abakiriho ntabwo tuzi umubare wabo, ariko ikigaragara abapfuye barenza bariho ubu ngubu isi yose. Wallah, ubu ngubu duhari, ubu ngubu abantu bari ku isi ubu ngubu ushize nabo n'abamaze kujya mu gitaka isi ihetse ubu ngubu, wallahi nk'akadomo mu nyanja. Kuko ntabwo tuzi ngo Allah subhanahu wa ta'ala gitangira kurema isi kugeza igihe abantu batangiye kubara abantu bari bamaze gupfa ni bangahe isi yahetse. Unahereye no muri rimwe kugeza 2025 na kane ubu ngubu dufite uno mwaka, uribaza ngo abantu bamaze gupfa ku isi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bangahe? Wallahi barenza bayiriho inshuro nyinshi. Hasa gupfa kwanjye no gupfa kwawe Abayisilamu n'akadomo, ntacyo bihindura Abayisilamu. Sasa nimba ntacyo bizahindura Abayisilamu, nta nuzanakuririra, nta n'icyo ugiye kugabanya wowe, nta bumenyi ufite ngo nuramuka upfuye ngo isi zabihombye, ebana ngo tuzaba ngo tubuze intiti ikomeye ngo isi irahombye. Wallahi ngo nabwo izongera kubona umuntu nka uriya. Wallahi Sheikh bona kudanganya niba ngiye ujya kumva umuntu yapfuye bakamutaka, ebana ngo tubuze umuntu ukomeye. Ngo Sheikh wallahi abari ukubeshya gusa tukugira ngo abantu bagaragaze tubasi ko fulani yari afite agaciro gusa. Ni bya bindi by'Abanyarwanda tuziranyeho Abayisilamu byo kuryoshya amagambo tu. Wallahi ngo fulani yaragiye, wallahi ngo ntabwo tuzongera kubona umuntu nkawe yasha. Ngo sinzi ngo nimba isi izongera kubona umuntu umeze nka uriya. Sheikh wallahi barabeshya. Isi irabyara amanywa nijoro, hazaza abakurenze Abayisilamu. Ibyo wabuzi byose uko waba umeze kose, waba uri umukire, waba uri umuyobozi, waba uri umuntu wari umuhanga gute, isi ntabwo iza kubera ngo ivuge ngo irahombye, ngo hari abandi bahari banakurenze Abayisilamu ku isi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyi niyo si Abayisilamu, iyi niyo shusho y'isi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dusaba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza buri wese uko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamushoboje, wallahi agashira imbaraga zikomeye cyane. akhira kari gushyira imbaraga Abayisilamu, kuko hara ntabwo tuzi ngo tuzahaba imyaka ingahe Abayisilamu. Ni nabwo buzima buhoraho. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati wa inna ad-dara al-akhirah la hiya al-hayawan wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan. Ngo ubuzima bwa akhira nibwo buzima, nibwo buzira herezo. Iyi si ni baringa Abayisilamu, intumwa zayivuyeho, abasahaba wametoka, nanjye nzagenda nawe uzagenda. Allahu akbar. Isi izatwara inshuti yawe, izatwara ibyo ukunda, izaguha ibyo wanga. Nta mahitamo ufite mu isi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nta muntu uhitamo ibyo isi muhereza. Ubaka kanya ushobora kuba ufite umugore ukunze, wamara gusohoka isi ikahita iguhereza inkuru udashaka. Ntabwo uhitamo wowe. Isi ni umunsi ugenda utambuka utegereje ibintu bishashye isi ishobora kuguhereza. Isi ishobora kuguhereza kukwirukana ku kazi. Lazima umwemeramana agomba guhora yiteguye ibintu nk'ibyo byose. Isi ishobora kuguhereza ejo banyirukanye ku kazi. Isi impereza ejo umugore wanjye arapfuye. Isi impaye ejo ubuzima bwanjye burahindutse ndarwaye. Isi ishobora kumpa ubukire, isi ishobora kunzamura, isi ishobora kumanura. Nta cyizere ku isi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mu bintu uzizera Abayisilamu, wallahi ntuzibeshye ngo wizere isi. Isi ni uruvu Abayisilamu, nimba mubona uruvu ukuntu rumeze, nta ndyarya nk'isi Abayisilamu.
ikwereka isura itari yayo. Hii ndo dunia, niyo mitungo, nibo bana, niko kazi dufite, nibyo byubahiro. Kalhirba, ni nk'uruvu bayisilamu yinose, ntizagushuke, wikuvane ku murongo, ikuvane kuri